Nyirarukundo Valentine ni umubyeyi w'abana batandatu utuye mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Aha tumusanze yaje gushyigikira umukobwa we urangije amashuri abanza. Valentine usanzwe atunzwe no guca inshuro avuga ko kwifuriza abana be ejo hazaza heza ari byo byatumye abajyana mu ishuri. Guceba ubundi tusanzwe duceba pe nibyo bidutunze. Ndavuga ati ntabwo umwana wanjye naza kumupfutsa uburenganzira bwe. Guceba nta nyungu ze ziri imbere. Sibyo ndavuga ati rero reka abana banjye mbashishikarize kwiga nabo wenda ejo hazaza bazibesheho mu buzima bw'ejo heza. Kuba ngo hari bamwe mu babyeyi batajyana abana babo ku ishuri ahubwo bakajyana nabo gushaka ibirayi biba byarasigaye mu mirima nyuma yo gusarura ari byo bita guceba, ngo niyo mpamvu nyamukuru ituma ababyeyi bo mu miryango itishoboye batajyana abana mu mashuri. Indi mpamvu ituma batazana abana ku ishuri nuko twafata tukareba ubuyobozi nka ba mudugudu bagaca bari abana kujya barijyana na ba nyina mu byo guceba. Twebwe tubabwiye rero ntabwo bashaka kutubwira nabi, ngo ntabwo twakwiriye tubakurikiza. Iyo ubonye umuntu atakurikije ijwi rikubwira ntabwo wabimuziza. Mu rwego rwo gufasha abana bo mu miryango itishoboye kwiga bitabagoye, Nyabihu Christian Academy ni rimwe mu mashuri yo muri aka karere ryigamo abana bo mu miryango itishoboye bakiga nta kiguzi. Musuke Benjamin umuyobozi w'iki kigo agaragaza ko ababyeyi badakwiye kuvutsa abana babo amahirwe yo kwiga. Iyo baje mu biruhuko yewe tubazana no kuganiriza bagenzi babo kugira ngo babahe iyo inspiration. Abandi babyeyi uyu munsi turabashishikariza ko batugana ubuyobozi kuko deja dufite ikigaragaza ko bishoboka. Mu mboni ya Vumera Makesha Jean Bosco umuyobozi w'uburezi mu karere ka Nyabihu avuga ko badahwema gushishikariza ababyeyi by'umwihariko abatishoboye kujyana abana babo mu mashuri. Hirya no hino mu ntego z'abaturage ababyeyi bashishikarizwa kuganisha abana babo ku ishuri, ariko ababyeyi batishoboye cyane bagashishikarizwa kuzana abana kuri iki kigo cya Nyabihu Christian Academy kugira ngo hatabaho umubyeyi uvanga umwana we yabujijwe kujya ku ishuri no kubura amikoro. Abana barenga 500 biga muri iki kigo, abarenga 72 nibo baturutse mu miryango itishoboye. Manizabayo Jeannette mu karere ka Nyabihu.